Kino kiganiro tugiye gukora kirareba umuntu wese w'umugore cyangwa se w'umukobwa cyangwa se n'undi muntu wese uri guteganya gushinga urugo. Abanza amenye amakosa umugore cyangwa se umugabo ashobora kuba yakora mu rugo, akaba yasinya urugo rwiwe rutaramarana kabiri. Bino ni ibintu bya mbere na mbere byo kwirinda. Ngiye muri kubana rero nitwa Tsinda. Reka duhere ku kintu cya mbere umugore ashobora kuba yakora cyangwa se n'umugabo ashobora kuba yakora abona giciriritse cyane ariko ntamenye yuko ari gushyira urugo rwe mu kaga. Ikintu cya mbere rero turi buze kuba twaheraho, buriya kudaha agaciro umugabo wawe cyangwa se umugore wawe biri mu bintu bituma uwo mubana agusuzugura cyane se cyangwa se abona uciriritse cyane. Ugasanga ibi bintu byo kuvuga ngo uyu muntu nta gaciro ampa, ntagafata nk'umugabo, ntagafata nk'umugore wiwe, ugasanga ni ikintu cyaje kikwinjira mu mutwe kikubuza uburyo bwose bwo kuba watanga amahoro mu rugo rwawe. Gusa hari amagambo abivugaho hano muri Bibiliya, turaza no kwifashisha Bibiliya. Abefeso 5:23 niho havuga ngo kuko umugabo ari umutwe w'umugore ni nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero. Kandi umugani wa Munyarwanda yaciye yaravuze ati uwubashye umugabo aba yubashye igihugu. Rero buriya kubaha discipline n'ubundi mu busanzwe umuntu yakakwiye kuba ari kurangwa na discipline iteye ubwoba. Ikintu cya mbere wakakwiye kwirinda ni ukubura discipline ugishaka umugabo cyangwa se ugishakana n'umugore, kubera yuko bisaba yuko ugomba kuba wamwubashye. Rero hari igihe kigera ugasanga urugo nta muntu ucyubaha undi, asigaye akora ikintu cyose uko yishakiye, nta muntu ushobora kuba wamutegeka. Ndagira ngo nkubwire rero icyo ni ikintu cya mbere gishobora kuba cyagusenyera wa muntu wowe uri kunyumva. Ndizera neza ko iki kintu ukizi neza niba utajya uha agaciro umuntu mwashakanye cyangwa se umuntu mugiye gushakana. Ibi bintu ubanza ubitekerezeho, ubanza ubimenye, ubanza umenye nuko ugiye kuzajya witwara. Reka dusimbukire ku kindi cya kabiri cyatuma urugo rwawe rusenyuka byihuse cyangwa se runasenyuka muri kano kanya ubaye bino bintu tugiye kuvuga hano ubaye utabifite. Kugereranya umugabo wawe cyangwa se umugore wawe n'abandi. Iki kintu rero twese tugihuriyeho. Ubu usanga nimba ndi mu kazi ndi kubona umugore mwiza, uteye neza, useka neza, ari sharp mu bintu byose, nkavuga ngo ariko kubera iki umugore wanjye atameze nk'uriya? Ugasanga ndi kugenda sa nkaho mbagereranya, nkavuga ati uriya mugore ni mwiza, ndabona ari wowe inzozi zanjye. Ugasanga rero mu mutwe w'uwo muntu uri kuvuga uko nguko ni ibintu byagiye bimujya mu bwonko, nta kintu na kimwe agitekereza umugore we yamubwira se cyangwa umugabo wiwe, bitewe n'uko ahantu ahora mu kazi aba ari kugenda ahuzahuza avuga ati umugore wanjye ntabwo afite ibi ngibi, uyu mugore arabifite kandi igihe nibyo nkunda. Ugasanga rero ibintu byo kugereranya umutware wawe cyangwa se umugore wawe n'abandi, ugasanga ni ibintu bitari byiza. Umunyarwanda niwe waciye umugani aravuga ngo ijisho ryiza riruta amafaranga. Uri kumva ngo kandi kurangarira iby'abandi byangiza ibyo ufite. Rero ni byiza yuko nimba uri umuntu ushaka ko urugo rwiwe rutera imbere, urugo rwiwe ruryoha rukaramba, mukabana karamata, ibi bintu ugomba kuba ubyujuje turi kugenda tuvuga hano. Kandi n'ibindi byose ushobora kuba wabikoresha tutanavuze ahangaha, ariko ni inama tuba tubagira ndetse n'amasomo ukwiye kuba wajyana mu rugo rwawe ugiye kuba washinga. Reka turebere hamwe ikindi cya gatatu umugore cyangwa se umugabo agomba kuba yitaho cyane: gushyira abandi imbere. Hari igihe usanga mu rugo
tuvuge nimba umugabo yagiranye ikibazo n'umugore wiwe, ahangaha turimo turavuga muri cya gihe urugo rutameze neza, muri gutongana, hari ibintu mutari nako muri gushwanira. Icyo gihe hari igihe usanga umugabo atangiye guprezanta ariko ntahere ku mugore wiwe, niba ari ibirori, niba ari ahantu agiye, ugasanga nimba ahuye n'umuntu, tuvuge bahuye nanjye ati salama, ugasanga baraganiriye, ntago presence umuntu bari kumwe, uba usanga icyo gihe adashyize imbere uwo mwashakanye. Kandi buriya gushyira imbere umugore wawe cyangwa se umugabo wawe ni ikintu cyiza. Nimba aje mu kazi aho ukorera, ukaba wabwira mugenzi wawe uti hura n'umugabo, hura n'umugore wanjye, uyu ni umugore wanjye, ugasanga icyo kintu kigiye cyubaka umutware wawe cyangwa se umugore wawe mu mutwe, yuko akabona yuko afite agaciro, afite ikintu cyo kwitaho kimunezeza, gituma akumurikira bagenzi bawe. Rero abantu benshi ntago bazi kuba bakora kino kintu, kandi buriya gituma umuntu yishima avuga ati byanga byakunda nduwa agaciro ku mugabo wanjye cyangwa se ku mugore wanjye. Rero kwitesha agaciro ntabwo ari ibintu byiza cyane, cyangwa se kudahesha agaciro umuntu mubana cyangwa se umuntu mwashyingiranwe. Ikindi cya kane, kwitesha agaciro rwose ni ibintu nanone bikunze kugaragara mu ngo zishwana cyane cyane. Ugasanga nimba tumaze igihe tudashwana, ugasanga nimba ndi umugabo njyewe ndataha nasinze buri munsi, ndataha mvuga nabi, abana ntago bakimenya, basigaye bambona bakirukanka. Ugasanga umugore ni uko nguko nawe yadukanye za ngeso zo kugendana n'abagore b'abasinzi, ugasanga urugo nta gaciro biha, nta kintu na kimwe baba bifitiye usibye imijinya yabo mu mitwe yabo. Gusa wakakwiye kwibuka yuko nimba bino bintu turi kuvuga hano ruguru mu rugo iwawe, cyangwa se utekereza ko biramutse bikubayeho uko wabikemura, banza umenye yuko ko bino ni ibintu bishobora kuba byagusenyera urugo, divorce ikaza yihuta. Tujya tubona abantu bakora amakwe mu gihe kitarengeje n'umwaka umwe, ugasanga barashwanye. Rero bino ni ibintu uba usanga batajya baha agaciro, kandi ni ibintu by'agaciro cyane umuntu akwiye kuba yagira. Gusa hari ikindi kintu cya gatanu tugomba kwibandaho cyane. Iki kintu ni ikintu buri muntu wese akwiye kuba yamenya. Urumva, uba usanga kino cya gatanu tugiye kuvuga ni ukudashaka kuba mwaganira n'uwo mwashakanye ibibazo, bino bibazo byose turi kureba hano ruguru. Iyo byagenze gutyo ugasanga ntabwo muri kubasha kuba mwaganira kuri bino bintu byose tumaze kuvuga, cyangwa se ku bindi tutavuze, uba usanga niyo cya gihe uzasanga umuntu nyine asigaye yigenga, yibera uko yishakiye, nta kintu waza umubwira, ibyo umubwiye byose ari ukumutuka, ari ukumubwira nabi. Gusa buriya kuganira, mugashyira hamwe mukaganira, mukumvikana ku kintu mugomba kuba mwakora kugira ngo urugo rwanyu rusubire ku murongo, ni ikintu cyiza. Reka noneho rero hano tuze twirebere inama dushobora kuba twagira abantu babayeho gutya, cyangwa se abantu bazi abantu babayeho gutya. Banza mbere na mbere icyo banza kumenya, kubaho no kugaragaza urukundo. Banza ubeho, wubahe umugabo wawe cyangwa se umugore wawe, ubanza umwubahe, uvuga uti ibintu byose ngiye gukora ngiye kubanza nkubahe, kugira ngo ibintu byose turi gucamo tubashe kuba twabigeraho. Ikindi, kwiga gutanga amatwi yawe, ukumvira umuntu mwashakanye, ukamwumva, ukamuganiriza, akakumva rwose, akakumenya, mugasoza bya bibazo byanyu mufitanye. Ikindi nanone ni ukwiyitaho. Hari igihe umugore cyangwa se umugabo usanga atiyitaho, cyangwa se ugasanga nta muntu ukimwitaho. Tuvuge nimba umugabo yajyaga yitabwaho n'umugore we, tuvuge nko ku myenda, ugasanga yafurishije, yamufuriye, yamutereye ipasi, yamuteguriye ibyo kurya, ugasanga ibyo bintu ntabwo umugore akibikora. Uba usanga rero ari ibintu ukwiye gutangira kwiga, nimba uzi ko twabonye biriya bintu hariya ruguru, yuko
zino ngeso cyangwa se bino bimenyetso biri kukugaragaraho ushobora kuba wasenya, wakakwiye kubanza ukavuga ati reka mbanze nige kubaha ndetse no kwiyubahisha. Kora subscribe rero dukomeze